agakiza kacu bati koko u Rwanda rufite Imana yibutse imbabazi ze yibutse umuraba we abigirira abo kumera babonye agakiza kacu bati koko u Rwanda rufite Imana. Banyarwanda mwe mwese muhaguruke turirimbe. Yego rwose iyo ni acte prophétique y'urumuri k'Imana duhaye umucyo mu gihugu cyacu. aje adukuye mu ibyaha muze tumusanga turuhuke. Nama
aba bana urabibona ko nagira ngo babwire ko nanjye nuko nabayeho. Harimo umwana muto witwa Emmanuel, ameze nkanjye kera uko nari meze. Emmanuel nkimara kumubona nahise niyibuka kera, ndamubwira nti humura uzabaho. Amen. Ntabwo mvuga byinshi ariko Imana yatubereye igitare, Imana araturengeye, irangije itwubakira n'urugo, iduha n'abana. Ndashimira Imana yo mu ijuru, ihabwe icyubahiro, ishimwe, kandi nta handi nta kindi nta wundi keretse Uwiteka Imana wenyine. N'ijwi ry'abana b'u Rwanda duhagaze imbere yanyu kugira ngo tubamenyeshe ibyiyumviro n'amarangamutima abana banyu bafite ku mpamvu zituma bajya kubaho mu buzima bwo ku muhanda biturutse ku gutangaza inshingano kw'ababyeyi. Mbere na mbere reka nshimire ababyeyi bagifite inshingano zo kwita ku bana babo bigatuma batajya kuba mu buzima bwo mu muhanda, kubera urukundo, kubagira inama, kubahana igihe bakosheje, kubaha umwanya wo kuganira nabo n'ibindi bikorwa by'umumaro babakorera. Hari n'abandi nabo birengagiza inshingano zabo, ntibahe umwanya abana babo ngo babatege amatwi baganire bitewe n'amakimbirane ababyeyi bafitanye ubwabo. Umwana akabura uwo agana, akigunga, agata ishuri, akagana inzira y'umuhanda. Erega ababyeyi uburere buruta ubuvuke. Kwiga tukaminuza ariko nta burere, nta muco, nta ndangagaciro, mutaradutoje gutandukanya ikibi n'icyiza, ntacyo byatumarira, nta n'icyo byamarira igihugu cyacu. Ariko kandi natwe bana nitwemere kuretwa, twumvire impanuro duhabwa n'ababyeyi, nitwihutire kujya ku muhanda kuko nta cyiza cyawo. Babyeyi turabasaba ko mutwibonamo, mwiduharira abakozi bo mu rugo gusa. Turabasaba ko niba hari ibyo mutumvikanamo mwajya mwiherera mukabikemura mutabyinjije mu bana kuko bibahungabanyiriza abahangamutima. Dusoje dushimira igihugu cy'u Rwanda gishyira umwana imbere cyane, cyita ku burenganzira bw'umwana, kikamutegurira kubaka ejo he heza. By'umwihariko twebwe abana nk'uko mutureba, turashimira umuryango wa SS Children's Village Rwanda wita ku bana badafite kirengera bagasubizwa ubumuntu, ikabubakamo icyizere cy'ejo hazaza. Murakoze. In the voice of children of Rwanda, we stand before you today to share with you about the thoughts and feelings of your children and the reasons why they go to live on streets due to the loss of parental responsibility. First of all,
Let me thank parents who still keep in heart the responsibility of taking care of their children so that they don't end up in the street life. Because of their love, advice, correct them when they misbehave, giving them time to talk with them and other useful things they do for them. There are other parents who ignore their responsibilities, do not give their children time to listen to them, to talk due to the family conflicts. And when a child misses someone to go to, he or she becomes lonely, drops out of school, and goes to the street. As children, we also have responsibilities. We need to allow ourselves to be given to us by our parents. Let's not hurry to go to Uwimana, karibu Imana. Amashimishije cyane twakira Apotre Apollinaire. Mwana w'umugisha, ari usana umushumba. Kuri wewe, igitondo kimwe
Through